Yes, nongeye kubaha ikaze mwese munkurikirana. Hari abenshi mbona ko bakunze ibyo tuganira kandi bakomeza kumpa courage ndetse no gukomeza kubagezaho uko numva cyangwa se ibitekerezo ku ngingo iyo ari yo yose tubasha kuganiraho. Uyu munsi rero hari ikintu maze iminsi nshaka kuganiriza abakunzi banjye cyangwa se abantu bankurikira ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi ndashaka kuganira ku kintu kijyanye n'amahirwe cyangwa se na bimwe mu bintu igihugu cyacu cyangwa se abanyarwanda dufite ariko tukabifata nk'ibintu bisanzwe. Hari ibintu byinshi wavuga ku ngeri zigiye zitandukanye cyangwa se kuri domene zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi cyane ndavuga ku byo cyane cyane twebwe tubona nk'ibintu bisanzwe ndetse tubona nk'ibintu biri aho ngaho, ariko ari ibintu bikomeye ndetse bikomeye cyane. Kenshi nkunda guhura n'abanyamahanga kenshi cyane, nkunda mu bantu bahura n'abanyamahanga cyane, yaba muri East Africa, yaba abaturutse i Burayi, abaturutse Amerika. Mfite uburyo mpura nabo bitewe n'akazi nkora cyangwa se n'imirimo yanjye ya buri munsi, kandi ikintu kinshimisha cya mbere ni uko mu guhura kwabo hari ingingo nyinshi tuganiraho cyangwa se hari ibibazo runaka tuvugaho, ibitekerezo runaka tuvugaho, ariko igihe cyo nshaka kugira ngo uyu munsi tuganireho, ndashaka kubabwira kugira ngo mwumve uburyo ki abanyarwanda dufite amahirwe akomeye cyangwa se dufite ibintu byinshi bikomeye twebwe tudaha agaciro. Nk'uko nababwiye mbere, abanyamahanga ni abantu bakunda kuza mu Rwanda cyangwa se baza mu Rwanda cyane, mujya mubibona uburyo bahatuye, mujya mubona uburyo ki bahatemberera, mujya mubona komantere zabo ku buryo babonye u Rwanda, ariko ndashaka kubaha ibintu nka bingahe cyangwa se kubabwira ibintu nka bize muri bitanu abanyamahanga iyo bakigera mu Rwanda bahita bakubwira yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo, ari ibintu bibaza ibintu bikora gute, ese u Rwanda rufite magic ki rutuma ibi bintu bibasha kugenda neza. Mu Rwanda niho hantu uzasanga isuku idasanzwe ku buryo umuntu wese akigera mu Rwanda ahita yibaza ibi bintu kugira ngo igihugu kigire isuku imeze gutya bikorwa gute, agahita yibaza kugira ngo ibi bintu bigende gutya, ubone ahantu hose hasa neza, ubone ahantu hose hari isuku, ubone abantu basa neza, ibi bintu bikorwa bite? Twebwe rero iyo tubona isuku tukabona ahantu hasa neza, rimwe na rimwe tubona ari ibintu bisanzwe, tukabona ari ibintu n'ahandi tugatekereza ko bihaba. Nk'umuntu utaratembera akavuga ati ibi ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ari naho hahandi batubwira ngo tujye mu muganda, ugasanga rimwe na rimwe bamwe bibereye mu rugo, ugasanga bamwe na bamwe ntacyo bibabwiye, bakajya muri gahunda zabo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cy'isuku ni ikintu gikoma, ni ikintu gihabura. Abanyamahanga bakavuga bati ibi ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biri ku rundi rwego, bakavuga bati ntabwo twumva ukuntu igihugu kigira isuku kandi kirimo abantu bafite imitwe itandukanye, bafite ubwonko butandukanye, ariko ugasanga aho bari harasa neza, ugasanga mu bucuruzi harasa neza, ugasanga abantu bacuruza. Yewe ndakubwiza ukuri, nk'ubu ngubu hari umuminisita umwe wo mu gihugu cya Kenya yarambwiye ati ntabwo nibaza ko ibi bintu byo kubwira abaturage ko igihugu kigomba kugira isuku, ko bagomba gukora isuku kuri uru rwego ku gihugu cyacu ntabwo bishoboka. Ati ntabwo nibaza uburyo ki twakoresha kugira ngo ibi bintu bibashe kuba byashoboka. Uri kumva? Akubwira ati bigenda bite?
ntabwo nibaza strategy twakoresha kugira ngo tubashe kumvisha abaturage bacu ko bagomba gukora isuku aho batuye. Aho ngaho nahise mubaza ikibazo kimwe, ndamubaza none se ntabwo ubuyobozi bushobora gushyiraho initiative cyangwa se bashyiraho strategy zatuma umuturage wese abasha kwiyumvamo ko agomba gukora isuku? Arambwira ati imiyoborere y'igihugu cyanyu ni imiyoborere iri ku rwego rwo hejuru isi yose ikwiye kwigiraho. Itegeko nshinga ry'igihugu cyanyu ni itegeko nshinga isi yose igomba kwigiraho. Arambwira ati dore impamvu ya mbere ishobora gutuma mu gihugu cyacu hazanamo izi strategy cyangwa se izi gahunda zo kumvisha umuturage ko agomba kumva isuku, cyangwa se nk'urugero ku isuku niho turi kuvugaho. Abaturage bacu ni abantu bumva ko ibyo bashaka bigomba gukorwa nk'uko babishaka. Ni abantu bumva ko bagomba kuvuga ibyo bashaka. Arambwira ati ibyo byose ariko rero bipfira kuri constitution yacu, bipfira ku miyoborere yacu. So rero ugasanga ari ikintu cya mbere nyine bakubwira yuko byose bipfira kuki? Ku miyoborere. Turongera tugaruka ku yindi sije. Arambwira ati ni gute ndi kubona abamotari cyangwa se abantu batwara amamoto bari kuri gahunda, ukabona umuntu wese niba ari umugenzi afite helmet cyangwa se ibyo twita nka kasike. Biba byagenze gute?